twabateguriye. Filime ni After Resurrection cyangwa se nyuma y'umuzuko. Muri kumwe na missionnaire Kiza Benjamin. Baratwereka hari uwo bateruye bamwerekeza ahantu hamwe ku rusengero rw'i Yerusalemu. Filime ni After the Resurrection cyangwa se nyuma yo kuzuka kwa Yesu. Nanone kandi ushaka andi mafilime nk'aya ngaya wajya kuri channel yacu ya YouTube VPMSPAS. Tuba twagiye tubategurira amafilime menshi. Muri filime After Resurrection harimo ibikorwa by'intumwa ndetse rwose ni filime nziza cyane udakwiye kuba wacikwa. Nanone Petero na Yohana ku irembo ry'urusengero barabatwereka berekera hari uwasabirizaga nk'uko iyi nkuru igabwiboneka mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Abasabiriza ni benshi. Nimumpe hano, nimumpereze. Hari ikintu mufite cyo kuba mwama? Hari ikintu mwama? Twitegereze turebe. Ifeza n'izahabu ntabyo dufite. Ariko icyo dufite turakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Uwo mwanya aramuhagurutsa. Nanone kandi ububombamore burakomera. Yumva rwose atangiye gukomera. Yarakize rwose. Igitangaza nanone cya mbere kiba kirakoretse nyuma y'uko Yesu asubiye mu ijuru. Filime ni After Resurrection cyangwa se byabaye nyuma y'uko Yesu asubiye mu ijuru. Yurira cyane rwose kwibaraza rya Salomo ashima Imana, agenda anezerewe cyane, yaramaze gukira. Abasirikare baramwitegereza. Yarasabirizaga ariko kuri iyi nshuro yaramaze guhura na bigishwa Petero na Yohana. Baramukiza mu izina rya Yesu. Wibuke yuko abafarisayo n'abasadukayo n'abanditsi bari bazi ko Yesu napfa bizaba birangiye. Nyamara ariko imbaraga z'umwuka wera bari baruzuye kuri Pentecote zari imbaraga zibashoboza gukora imirimo yewe niyo Yesu yasize adakoze. Baranezerewe cyane. Bantu bose bagendaga bamureba, bamwe bakamwitiranya, ariko yari yakize. Iki ni kimwe mu bitangaza byabaye. Nanone nyuma yo kuzuka, bantu b'Abisiraheli, kubera iki mutangajwe n'ibi? Mukaba rwose mureba ibingibi mutwegereye cyane nk'aho ibingibi twabikoze ku bw'imbaraga zacu kugira ngo tureke iki kirema kigende. Ubwoko bwa Aburahamu na Isaka na Yakobo, kandi Imana nanone ya Data wa twese yahesheje ikuzo umwami na wa Yesu Kristo, kandi nanone ibi bibereye mu maso yanyu. Nabyo ni ukubera kandi nanone uyu muntu agize kwizera mu izina rye, ubu ngubu arakomeye, yakize nk'uko mubireba kandi mubizi. Ni ukuvuga nanone Imana ibikoreye imbere yanyu. Ndababwira ngo namwe mwihane kugira ngo ibyaha byanyu bibabarirwe, hanyuma igihe cyo guhembuka gituruka ku Uwiteka kibazeho. Nanone kandi Imana nanone yohereje Yesu Kristo, uwo tubabwira, uwo mwabambye kandi nanone ku musaraba, kandi ari we banze ry'ibyaremwe byose. Nanone kandi yaje asoza amagambo y'abahanuzi bose, nk'uko Mose yabivuze abibwira abasogokuruza,
raise up unto you of your brethren like unto me. Him shall ye hear in all things, whatsoever he shall say unto you. Ibyo tubabwira ibi ngibi ni nabyo ubwe yabibwiraga. Bamutwara batyo kandi and of the covenant which God made with our fathers. Uko niko Aburahamu yavuze, kandi niko nanone umuntu wazizera muri Yesu Kristo azahabwa umugisha. Yazuye umwana wa Yesu Kristo, kandi rwose ndagira ngo umwe wese muri mwebwe ahindukire ave mu nzira ze mbi. Baramutwaye nanone Petero muri ubwo buryo. Yararimo abwiriza abateranijwe no kureba uwakijijwe. Ni nyuma gatoya y'umuzuko. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, filime After Resurrection, missionnaire Kiza Benjamin niwe uri kwibakoreraho ahantu hamwe cyangwa ahandi i Yerusalemu. Ngira ngo mushobora kutubwira ni muri he zina mwakoze ibi bintu? Bantu mwese namwe bakuru b'Isiraheli, if we this day be examined of the good deeds done to the impotent rwose mutuzanye mu rubanza kubera ikintu cyiza twakoze cyo guhagurutsa wari wararemaye all and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth uwo mwabambye kandi Imana ikamuzura mu bapfuye, ni nawe kandi mu izina rye nyine uyu mugabo mureba aha ngaha yakize nyine. This is the stone which was set at naught of you builders. Ibi ni bya bindi byavuzwe ngo ibuye abubatsi banze niryo ryabaye irikomeza ifuruka. For there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Uretse izina rya Yesu. Abatambyi baregera nanone kandi turakorera iki uyu mugabo ra? Kubera yuko ibyo yakoze byagaragarariye abantu bose. Abantu bose babonye Yerusalemu, kandi ntabwo dushobora kubihakana rwose. Reka rero tubakange tubabuze kwigisha muri iryo zina, hanyuma tubarekure bagende. Baraganira, baragarutse aho Petero ari. Nimurahirira imbere y'inteko yose ko mutongera kwigisha no kuvuga mu izina rya Yesu, kandi rero kubihinyura biraza kubabera ibibazo ndetse muhanwe dukurikije amategeko. Bibiliya iratubwira ngo nuko babatera ubwoba barabarekura baragenda. For Christ also, kubera Yesu ubwe nawe yarababaye barigisha the just for the unjust, that he might bring ibyo yabikoreye kugira ngo aduhuze n'Imana, nanone kandi dukizwe. Arakomeza yigisha. Christ had said that ye are the light. Yesu yaravuze ngo muri umucyo w'isi. A city which is set on a hill cannot be hid. Arakomeza nanone inyigisho z'intumwa zarakomeje. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka. Ku rundi ruhande nanone barakiza abaremaye. Imirimo n'ibitangaza birakomeza kujya mbere muri Yerusalemu. Barongeye nanone barabafata ku yindi nshuro. After Resurrection niyo filime turimo tureba, ukundi izindi filime zose zisobanuye mu Kinyarwanda na VPMSP wasura channel yacu, hanyuma ukazikuraho ku buntu, ukazireba ku buntu. Filime ni After Resurrection. Go, stand, and speak in the temple to the people. Nimuhagarare kubwiriza. Yesu yarababonekeye. Mubwira abantu mu rusengero n'ahandi hose amagambo yose y'ubu bugingo. Hariya bari babafunze
marayika yarababonekeye arabafungura. Inkuru murazizi mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Babagabo mwashyize rwose muri gereza mukababura, ubu ngubu bahagaze neza mu rusengero barimo babwiriza abantu. Baracanganyukiwe, abagabo barabababaza, barabakubita, ariko buzuye umwuka wera, ntago babasha gusubira inyuma. Nimba ari akarengane barenganywe, ariko bakora umurimo w'Imana wo kuvuga ubutumwa, barabagaruye ku yindi nshuro. Ntago twababujije tubategeka ngo ntimwongere kubwiriza muri iryo zina. Nimutekereze ukuntu mwujuje i Yerusalemu hose inyigisho zanyu. Ariko dukwiye kumvira Imana kuruta abantu. Imana ya sogokuruza yazuye Yesu Kristo wari warabambwe ku giti. Uwo Imana yazamuye kugira ngo abe igikomangoma kandi abe umucunguzi, ikamwohereza muri Isirayeli kugira ngo tubarwe ibyaha byacu, akatwohereza kandi umwuka wera. Nanone hari uwamwongoreye, bagiye hirya gato ngo bakora akanama, ntago bazi uko bagenza aba bantu. Ni iki twakora Gamariyeri we? Wewe uri umuntu w'umusaza, turakora iki kugira ngo aba bantu rwose? Reka rero ngira icyo mbabwira. Iby'aba bagabo nimubareke rwose, kuko ibyo bakora nimba byaraturutse ku bantu bizatsindwa, ariko nimba bivuye ku Mana murebye nabi mwasanga murwanya Imana. Nanone kandi yabahaye ingero nyinshi muri Bibiliya. Twarababujije, tubabujije kubwiriza muri iryo zina rya Yesu. Kandi nanone nimwongera nanone ku yindi nshuro tuzabahana. Barabarekuye. Gamariyeri yababwiye, abantu bagiye babwiriza nyamara inyigisho zabo zikahagarara, ariko arangije arababwira ati nanone izi nyigisho nimba zaraturutse ku Mana muzisanga murwanya Imana. Barabakubise cyane, barabababaza rwose, babasigara intere. Petero na Yohana barakwereka hano barimo bagerageza kubavura. Hamwe n'ibikomere ku munsi ukurikira bakomeje umurimo w'Imana. Bene data, uyu murimo w'Imana yukora wuzuye umwuka wera, yukora warahawe imbaraga zituruka mu gihugu cyo mu ijuru, ukora neza kandi ntutinye ikintu icyo ari cyo cyose. Filime na After Resurrection cyangwa se nyuma yo kuzuka, Missionnaire Kiza Benjamin uri kuyibasobanurira. Tubabwira ngo mukomeze guhabwa umugisha mureba filime tubategurira kuri channel yacu ya VPMSPAC. Aba bagabo, uyu mugabo mureba ntago rwose ahagarika gutuka Imana n'amategeko, kuko yavuze ngo Yesu w'i Nazareti ngazasenya uru rusengero ahindure n'amategeko ya Mose. Ibyo bintu bavuga ni ukuri? Baramubaza Stefano. Men, bagabo, bavandimwe namwe ba data, hearken. The God of glory Imana yavuganye na sogokuruza Aburahamu, iramubwira ngo va mu gihugu cyawe ujye mu gihugu nzakwereka. Hanyuma ava mu gihugu cy'Abakaludaya ajya i Kanani, kandi aba mu mahema kugeza ubwo yaziye muri kino gihugu. Imana yakimuhayeho gakondo, atari ibyo gusa ahubwo Imana yongeye kuvugana nawe that his seed should sojourn in a strange land, and that they should bring them into bondage
for yuko 400 ubwoko years. bwe buzajya mu But when the bunyage time of the promise drew imyaka nigh, 400. which God had sworn to arababwira inkuru Abraham, ndende the people cyane, grew and ikibwiriza multiplied, kirekire in which ni time Moses was Sitefano born. ahamiriza And ab'i Moses Yerusalemu. was learned in all the Nanone wisdom of the kandi, Egyptians, and was mighty in words and in deeds. And when he was full Mu gihe 40 kandi, years old, it came Mose into his yaragize heart imyaka to visit 40 his brethren, yaragiye asura the children of Abisiraheli. Israel. Uyu ni This wa is that Mose Moses, which said unto the children of wacunguye Israel, abana ba a Isiraheli. prophet shall the Lord your God raise up unto Ariko you of Imana your yaravuze brethren, ngo like unto nzahagurutsa undi me, muhanuzi him shall ye umeze hear. nka we. This is he that was in the church in the wilderness with the angel, which spake to him in the Mount Sinai, and with our fathers ni who ukuvuga received the nanone lively abangaba oracles to give unto us, to yabasobanuriye whom our rwose fathers ababwira could not obey, Yesu uwo ari we but uhereye thrust mu him from them, gitabo and in their mu hearts bitabo turned bya back again Mose. into Egypt, saying unto Aaron, Ni Make us gods to Sitefano go before us. umudiyakoni wari wuzuye For as umwuka for this wera. Moses, which brought us out of the land of Egypt, we wot not what is become of him. And they made a calf in those days, and offered sacrifice unto the idol, and rejoiced in the works of their own hands. Ye stiff-necked and uncircumcised in heart and ears, mwebwe abantu ye do mutakebwe mu always mutima, resist the Holy Ghost. ni mwebwe nyine As n'ubundi your fathers mwamwishe did, so do nk'uko ye. baso bari Which of bameze, the prophets have not your nk'uko ndetse fathers baso bishe and they have abahanuzi. slain them which shewed before the coming of the just one, of whom ye have been now the Ni ukuvuga betrayers nanone, and murderers, who have received the law by the disposition of mwarabagambaniye angels, and have murabica not kept it. basabiranywa n'uburakari. Aratukana, uyu muntu ntabwo twamwihanganira. Ibi biratubwira ngo baramukurubanye. Nanone nyuma yo kubabwira uburyo ki bagiye bagoma imyaka myinshi, Behold, I see the dore heavens ndareba opened, umwana w'Imana and the Son of Man ahagaze standing iburyo on the right hand bw'Imana of God. Data. Sitefano yararebaga, bari bamugose n'amabuye. Barakurubana, ngo baramukurubanye cyane, niko birivuga. Sawuli nawe yari ahari. Bibiliya iratubwira ngo ashima ko ibyo bikorwa. Baramukurubana Sitefano, umudiyakoni, umwe mu badiyakoni ba mbere. Nguko uko bamujugunye nanone mu cyobo batyo, barangije bamutera amabuye. Filime ni After Resurrection, nyuma y'umuzuko. Abantu bikuye imyenda maze batangira nanone kumutera amabuye. Lord Jesus, Yesu receive my Kristo spirit. akira umwuka wanjye. Lord, lay not this sin to their Ntubabareho icyaha, ahubwo ubabarire kuko batazi ibyo bakora. Nguko uko bamuteye amabuye. Sitefano bamwishe batyo bakurikije amategeko ya Mose. Filime After Resurrection turimo tureba. Warasomye neza igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, byagufasha cyane kuyumva ku rwego rwo hejuru. Wifuza kandi ikindi gitabo nk'icyo, wagikura kuri store yacu. Sawuli muramubona, yarashimye ko bikorwa kuko yari afite ishyaka ry'amategeko, ari naryo shyaka Kristo yaje guhinduramo ishyaka ryo kubwiriza ubutumwa bwiza. Uko niko akarengane kakurikiye ubutumwa bwiza katangiriye kuri Yesu. Yari yaravuze ngo umwigishwa ntaruta umwigisha we. Baratwereka nanone umubare munini w'abigishwa bava hamwe berekeza ahandi nanone. Nyuma y'umuzuko, nyuma yo kuzuka kwa Yesu, After Resurrection, niyo filime turi kureba. Itorero ryari ryarahawe imbaraga, abigishwa bari barahawe imbaraga, ntibakangagwa no gupfa. Urupfu ntabwo rwari igikangisho gihagije ku buzima bwabo. Bari bambaye imbaraga z'Imana. Biragoye kugira ngo korera Imana y'umwuka uri mu mubiri. Imbaraga z'umwuka zabashoboje kugeza ubutumwa aho Yesu yari yababwiye kubugeza hose, kandi zabashoboje kuba ibitambo by'ubutumwa bwiza. Nabo ubwabo barapfa bazize ubutumwa bwiza. Baratwereka abigishwa, cyangwa se baratwereka nanone Sawuli. Twibeshye gatoya, yahuye na Yesu yerekeza i Damasiko.
Sawuli, urandenganyiriza iki? Urinde mwami? Ndi Yesu uwo urenganya. Mwami, nicyo ushaka yuko nkora? Haguruka ujye mu mujyi, uzabwirwa ibyo ugomba gukora byose. Abari bari kumwe nawe baguye igihumure, bumvishe ijwi ariko ntibabonye uwavugaga. Ananiya ni umwigishwa w'i Damasiko. Ndi hano mwami, haguruka ujye mu nzira y'itwigororotse, nuko urebe umuntu witwa Sawuli w'i Taruso. Ubu ngubu yabonye mu iyerekwa umugabo witwa Ananiyasi aza akamusengera kugira ngo yongere arebe. Mwami, numvishe byinshi uwo mugabo yakoze, yuko rwose arenganya abera b'i Yerusalemu. None ubwo yari ari muri uyu mujyi, yaje afite urupapuro rw'abatambyi bakuru kugira ngo atwice. Genda mu nzira yawe, kubera yuko namaze ni igikoresho nitoranyirije kugira ngo gihamye ibyanjye mu banyamahanga. Nanjye nzamwereka uko azababazwa ku bw'izina ryanjye. Filime ni After Resurrection. Missionnaire Kiza Benjamin urimo uyisobanura nanone. Tuvuga ngo mukomeze kuryoherwa n'amafilime tugenda tubasobanurira, twifuza yuko akomeza ukwizera kwanyu kugira ngo mu gihe kimwe cyangwa ikindi murwane intambara z'umwuka. Sawuli, Uwiteka Yesu wakubonekeye mu nzira yawe, aranyohereje kugira ngo wakire nanone kureba kwawe, wongere urebe kandi wuzuzwe umwuka wera. Maze arangije amurambikaho ibiganza, akira kureba kwawe nanone. Sawuli Pawulo arareba. Arongera arareba, amaso yabasha kuba yabona. Ishyaka ryose nanone Pawulo yari afite, ari we Sawuli w'i Taruso yari afite ku murimo w'amategeko, yagombaga kuzarikoresha mu nzu y'Imana. Baratwereka nanone ntago byarangiriye aho ngaho. Sawuli w'i Taruso yaje kubatizwa. Nyuma yo kubatizwa mu mwuka wera no gusubirana kureba, yagiye kubatizwa mu mazi. Yamubatije mu izina ry'Imana Data, Umwana n'Umwuka wera. Baratuvuga ngo Petero ajya i Kayizariya nanone ku musirikare witwaga Cornelius cyangwa Cornelio muri Bibiliya zacu, umutware w'abasirikare 100. Ajya i Kayizariya. Murabizi ko byagenze mu byanditswe byera yuko bose bahujwe n'amayerekwa Imana yaberetse. Umwe yabonye yerekwa Petero ari Yopa, arimo asenga hejuru y'inzu ye. Nanone Cornelio nawe yabonye yerekwa Petero aza kumubwiriza ubutumwa. Marayika yarabahuje ngo Cornelio, mwumva mu byanditswe byera. Haguruka. Nanjye ubwanjye ndi umuntu. Murakaza neza.
yabashije kuba yamuha karibu iwe n'umutware w'abasirikare 100 Cornelius. Petero yarinjiye kwa Cornelio. None ni gute wicaranye n'abantu batakebwe? Dore yavuyeyo barimo bamubaza ni Yerusalemu nyuma ho gatoya ugasangira nabo koko. Muri icyo gihe nari ndi mu mujyi w'Yopa, nari ndimo nsenga. Nuko agiye kubona, nagiye kubona iyerekwa. Nagiye kubona ikintu kimeze nk'umwenda kimanuka mu ijuru. As it had been a great sheet. Kimeze nk'ishuka nini rwose kandi giturutse mu ijuru mu mfuruka enye z'isi. Hari harimo, when I had fastened mine eyes, I considered and saw. Hari harimo inyamaswa z'ubwoko bwose. And wild beasts. Izi zira n'izitazira. Things and fowls of the air. And I heard. Ndabyitegereza. Ijwi rirambwira riti, haguruka Peter, baga wirire. Ndavuga ngo ya mwami, ntabwo nigeze mfata ikintu kitacyanduye ngo nkirye. Nuko ijwi rirongera rirambwira ngo, icyo Imana yesheje ntukavuga yuko cyanduye. Ibyo byabaye nk'inshuro 3 zose. Ubwo umwenda uhita uzamuka usubira mu ijuru. None rero uwo mwanya hahitse mbona abagabo 3 mu nzu aho nari ndi Yopa nyine. Bari bavuye i Kaisariya. Nuko umwuka wera anegeka kugendana nabo. Moreover, these 6 brethren accompanied. N'abavandimwe banjye 3 bamerekeje. Twinjiye mu nzu ya Cornelio koko. You know how that it is an unlawful thing for a man that is a Jew. Ubundi ntago byari byemeye yuko umuntu w'umutari umuyahudi namugenderera, ariko Imana yambwiye that I should not call any man common. Nta kintu nkwiye kwita icyanduye kandi Imana yakejeje. Therefore came I unto you without gainsaying as soon as I was sent for. Ngo kugageza kwa Cornelio. None I ask. Kubwiye mpamvu ndaje rwose. For what intent? Ngaho nanjye mbwira icyo wantumiyeho. 4 days ago I Nuko uvuga ngo haciye igihe kugeza iyi saha. And at the 9th hour, nari ndimo nsenga mu nzu yanjye, ngiye kubona mbona umugabo avugana nanjye yambaye imyenda yererana, arambwira ati, Cornelius, amasengesho yawe yumvishwe kandi ubuntu bwawe nabwo bwagaragaye imbere y'Imana. None tumaho umugabo witwa Petero uri Yopa acumbitse mu nzu y'umugabo witwa Simoni w'umuhazi mu bushyi w'amahema. Nanone nanjye ubwo rero nuko byagenze, none ruraje ahubwo tubwire. Niyo mpamvu rero nahise nkohereza abantu. None ubu ngubu twese turahangaha nk'umuryango kugira ngo twumve ibintu byose Imana yagutegetse kutubwira. Mu by'ukuri ubu mbonye neza yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo umuntu wese mu mahanga yose ukora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. Nibwo yarabimenye ijambo Imana yohereje Abisiraheli rero yo kubwiriza abantu amahoro binyuze muri Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo ni umwami wa bose, kandi iryo jambo ndakubwira ngo ryagenze rwose rizenguruka Yudeya rihereye i Galilaya nyuma y'umubatizo wa Yohana umubatiza. Nanone kandi Imana
and with yatwambitse yatubatishije umwuka wera n'umuriro who went about doing good and healing all who were oppressed of the nanone devil. kandi itsinda imbaraga zose za For satani God was with him. imana yari iri kumwe na yesu nanone kandi ubwacu turabahamya Of all yuko things which he did, ibintu both byose in the land byakorewe of the mu Jews bayuda n'i yerusalemu and in Jerusalem, whom they slew and kandi hanged nanone on a tree. Him God raised up the third day and showed him openly, imana not to nanone all the people, but to witnesses yarabiyeretse abantu chosen benshi before ariko si bose ahubwo twebwe abahamya nyuma yo kuzuka yaratwiyeretse nanone who did eat and drink with him after nyuma he yo rose kuzuka from the dead. yaradutegetse He ati commanded us tubwire abantu tubabwirize and to testify that it is he which was ordained of God to kandi be the judge of quick tubabwire and yuko dead. ariwe mucamanza To him w'abazima n'abapfuye give washyizweho all n'imana the prophets witness that kandi through yuko his name agakiza kari mu izina rye gusa shall receive remission of petero sin. arabwiriza kwa koroneliyo iryo ni ryo jambo Can any man forbid water that these aba bantu ninde should wabima not be amazi baptized, which have received the Holy Ghost as kandi well? bakiye umwuka wera nk'uko natwe twawakiriye nanone kwa koroneliyo The word of the Lord. How that he said, John indeed ijambo baptized ry'imana with riravuga water, ngo yohana umubatiza yabatizaga mu mazi shall be baptized ariko with the we Holy Ghost. azabatirisha umwuka wera n'umuriro For as much then as God gave them the like gift, as he did unto us who did believe on the Lord Jesus nimwizera mu izina Christ, ry'umwami wacu yesu kirisito mwari mukwiye kubatizwa abo kwa koroneliyo was I that I barabatijwe could stand God. Then hath God also to the Gentiles granted repentance. noneho tumenya neza yuko ko no ku banyamahanga imana yabahaye amahirwe yo kwihana kugira ngo bahabwe ubugingo bw'iteka barabatijwe abo kwa koroneliyo ntago bagombaga kuba bakwimwa amazi kandi babatijwe mu mwuka wera niko petero yavuze ni mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa n'amabaruwa ya pawulo nyuma yo kuzuka umurimo wakomeje gukorwa nyuma y'uko yesu azutse agasubira mu ijuru imbaraga z'imana zarakomeje Men and brethren, ku wundi munsi nanone ye know how that a good while ago God made choice murabizi neza yuko among us imana that the Gentiles by my yamisemo kugira mouth ngo mbwirize abanyamahanga ubutumwa bwiza and believe. kandi imana And God, which Imana knoweth izi the imitima, hearts, bear them witness, giving them the Holy Ghost yabaye even yabahaye as he umwuka did, wera nk'umuhamya nk'uko natwe yabitugenjereje and put no mbese difference nta between tandukaniro us yashyize and hagati them, y'abayahudi n'abanyamahanga purifying their hearts. bamaze kwezwa imitima yabo arababwira Now, none rero ku bw'iyo mpamvu why ni gute twagerageza tempt imana God dufata to put a yoke imizigo upon the neck of the disciples, iremereye yananiwe ba data bananiwe yo gukebwa but tukabihereza we believe abakiye ubutumwa that through bwiza the grace of the Lord ahubwo Jesus Christ we shall mu izina be rya yesu saved, kirisito even as abantu they. bazakizwa nk'uko natwe twakijijwe niyo baba ari abanyamahanga bavandimwe rero simoni nk'uko abivuze ni ukuvuga ngo rwose
amagambo rwose y'ubuhanuzi yose ijambo riravuga ngo muri icyo gihe nzongera nubaka inzu ya Dawidi, nzongera nanone nubaka ubwo bwami, kandi nanone kandi abanyamahanga bose bitiriwe izina ryanjye nabo bazaza nanone ku Mana. Mushima Imana imirimo yayo uhereye mu itangira ry'isi. Mu by'ukuri ngiye icyo navuga, nimureke abanyamahanga nabo bizire ku Mana, kuko turi umucyo kuri bo. Arababwira, reka tubabuze ubusambanyi, tubabuze no kurya inyama zaterekerejwe ibigirwamana. Nanone kandi mu byakozwe n'intumwa batugaragariza urwandiko bandikiye abanyamahanga, bababwira ngo bareke kurya inyama zaterekerejwe ibigirwamana, ikindi birinda ubusambanyi. Filime ni After Resurrection. Missionnaire Kiza Benjamin niwe kuri basobanurira, guturuka muri Voluntary Pentecostal Missionaries for Scripture Progress. If any man's work abide, no kubanga imirimo y'umuntu ni dashimwa, nishimwa azakira ingororano, ariko nidashimwa azahomba, ariko we ubwe azakizwa nk'ukuwe mu muriro. Pawulo yatangiye kwigisha, noneho mumenye yuko muri insengero z'Uwiteka kandi umwuka wera ari muri mwebwe. Umuntu wese niyanuza urusengero rw'Imana, Imana izamutsembaho. Kuko urusengero rw'Uwiteka ari urwera, urwo rusengero ni mwebwe. Pawulo yatangiye kwigisha. Nanone kandi abantu bari hanze batari binjira mu nzu y'Imana mu bwami bwayo, ntimukabacira imanza ahari umuhate bagira mu by'isi. Imana yaza uhinduramo ishyaka ryo gukorera Imana. Naho navuga indimi nk'iz'abantu cyangwa abamarayika, ariko ntafite urukundo, naba mbaye rwose nk'icyuma gisakuza. Niyo nagira impano y'ubuhanuzi, ndetse nkamenya amabanga yose n'ubwenge bwose, nkagira n'ukwizera kwabasha gukuraho imisozi, ntafite urukundo ntacyo byaba bimaze. Niyo nagurisha ibyanjye byose nkagaburira abakene, cyangwa nanjye ubwanjye nkatanga umubiri wanjye nkatwikwa, nta rukundo ariko ntacyo byaba bimaze. Urukundo rurihangana, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirushaka ibyarwo, urukundo urukundo ntibishaka ibyarwo byonyine. Urukundo ntago wapfa rwose kuba waruprovoka, kandi urukundo ntirwifuza ikibi, urukundo ntirwishimira ibyaha, ahubwo runezererwa n'ukuri. Urukundo nanone ni mu rwandiko rw'Abakorinto, bamuteye amabuye irusitira arabyibuka, rwizera byose, rwihanganira byose, rubabarira byose. Urukundo ntago ruzatsindwa, ntiruzashira. But whether there be prophecies, ariko ubuhanuzi buzarangira, indimi zizarangira, ubwenge buzarangira nabwo, kuko tumenya igice kandi duhanura igice, ariko igihe cyuzuye kizaboneka. Ibyo bituzuye nyine bizakurwaho. Igihe nari ngira umwana, najyaga mvuga nk'umwana, najyaga numva ibintu byose nk'umwana. Abasirikare barumva, natekerezaga nk'umwana.
ariko igihe nabaye umugabo mukuru ibintu by'ubwana narabiretse kubera ko For now we see through a glass darkly, but then face to face. ubwanjye Now I ndabizi know in part, noneho ubu ngubu kuko but then shall I nzi know. igice ariko igihe kimwe nzamenya byinshi. And now abideth faith, hope, noneho charity, mu kwizera urukundo, but the greatest of these ibi byose mubikomeze. nyuma yo kuzuka Pawulo yakomeje ubutumwa bwiza, intumwa zakomeje kubwiriza. mwene data ugeza hehe? Written from Corinth, cyangwa se ngo byandikiwe Korinto muri 52 nyuma ya Yesu. n'urwandiko rwandikiwe abanyakorinto. nanone baragenda batwereka, nanone badukiniye filime girimo byagiye byandikwa mu nzandiko zitandukanye za Pawulo, zo twita Pauline epistles, cyangwa se inzandiko za Pawulo muri Bibiliya yawe, zikurikirwa hagati y'inzandiko rusange n'ibyakozwe n'intumwa. andika ngo Read. Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord turabinginga Jesus bene Christ, data kubwo kuza k'umwami wacu Yesu Kristo, ubwo tuzahurizwa hamwe, be not soon mutatakaza shaken in mind, ibitekerezo cyangwa ngo muhangayike, cyangwa either ngo by spirit ku bw'amagambo no ku kindi kintu icyo ari cyo cyose, kubera yuko kugaruka kwa Yesu Kristo kuri hafi. nanone arandika ibaruwa ayandikira abakorinto, andika ngo ntihakagire umuntu wese ubashuka mu buryo ubwo ari bwo bwose, kuko uwo munsi, n'urwandiko rw'abakorinto, uwo munsi ntuzaza urya muntu w'umunyabyaha atari yahishurwa. uwo ni Antikristo avuga. yari ari Korinto yandikira Abatesalonike. Pawulo yakoze umurimo w'Imana, niwe Sawuli w'i Taruso. abadusabye filime irimo Pawulo, nanone ngo rwandikiwe muri Efeso. nimba muri ubu buzima gusa aribwo twiringiye Yesu kubw'ubuzima bwo mu isi, bisa naho nta ari twe banyabyago gusa. ariko noneho nimba Yesu Kristo yarazutse mu bapfuye, akaba umuganura, kubera yuko icyaha cyazanywe nanone n'umuntu umwe, kandi nanone kuzuka kw'abapfuye kwazanywe n'umuntu umwe. kuko twese muri Adamu turapfa, ariko muri Kristo twese tuzaba bazima. kandi umunsi umwe Yesu, imfura mu bazutse, azahagarara ku bicu nanone, none haboneka iherezo, ubwo azafata ubwami bwose akabugarura Imana, ubutegetsi bwose, imbaraga zose, ibyo byose azabirangiza, kandi azashyira abanzi be munsi y'ibirenge bye. umwanzi wa nyuma uzasenywa agakubitwa hasi yitwa rupfu. turakomeza tureba ibyo Pawulo yagiye yandikira abantu benshi batandukanye. mwene data turi kureba iyi filime nikomeza ukwizera kwawe. igihe yatembereraga muri Makedoniya muri 57 nyuma ya Yesu Kristo, nanone yongeye kwandikira irindi torero. noneho rero, nimba umuntu ari muri Kristo Yesu, habaye icyaremwe gishyashya. andika, ibya kera biba bishize, reba byose biba bihindutse bishyashya. aha ni Korinto. kandi Imana yihuje natwe nanone kugira ngo rwose tuboneke dufite umurimo mwiza wo guhuzwa n'Imana. Imana yahuje isi n'abantu bayo nanone, kandi Imana
unto us Imana the word yaduhaye of ijambo reconciliation. ry'ubwiyunge. Yahamagaye undi ngasome. Noneho turi bambasaderi ba Yesu nk'uko Imana yadusha turabinginga nk'uko Imana ibishaka muri twebwe kubera ko Yesu yapfuye kugira ngo mube rwose mwiyunze n'Imana kubera yuko yamugize icyaha ku bwacu umuntu utaruzi icyaha kugira ngo duhinduke abakiranutsi imbere y'Imana muri we. Ferme after resurrection nanone ajya muri Macedonia muri 57 traveling through Macedonia in 57 AD aranone arandika ni Paulo ongera wandike gutya ngo nubwo nabababaje kubera ibaruwa yanjye ntago mbyicuza rwose cyakandi sinanshobora kwicuza kubera yuko urwo rwandiko rwabateye kubabara bijya bibaho rwose mu buzima rwaba none ndababwira ngo nimwishime not that ye were made sorry but that ye sorrowed. ntago ari agahinda kasanzwe ni agahinda kabatera kwihana kuko agahinda ko mu buryo bw'Imana ntago rwose gatera kwihana agahinda ko mu buryo bw'Imana kazazana kwatura no kwihana ntago ari ako kwicuzwa. Arabandikira yari yarabandikiye ibaruwa ariko rero agahinda ko mu isi gatuma abantu bapfa bakiyahura bakimanika bakava mu isi. Agahinda ko mu isi gatera urupfu. Nanone kandi Paulo atembera ahantu hamwe muri Atenayi yabonye umujyi wuzuye ibishushanyo n'ibigirwamana arabyitegereza. Nanone rwose umunsi umwe abitwa Bepikureyo n'Abasitayiko baramuzana ngo ababwire iby'inyigisho ze. Uyu muntu arasa n'avuga iby'Imana zidasanzwe. Izo nyigisho wigisha twabasha kuzimenya wa mugabo we kubera yuko bisa naho wazanye ibintu bishyashya mu mujyi wacu. None rero dore twicaye twese ahangaha tubwire rwose iby'ibyo bintu. Abantu bo muri aka gace nta kindi bakundaga uretse kwiyiriza ubusa biyumvira inkuru n'ibyabaye. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Nanone missionnaire Kiza Benjamin ari kugikoraho muri VPMSPAC. Ntandi wakora filime nk'izo uretse kuri channel yacu ya VPMSPAC. Tuzisobanura bantu rwose bo muri Atenayi. Nabibonye yuko mu bintu byose muri uyu mujyi mugerageza kugenda mubiha agaciro cyane kuko ubwo nagendaga ndeba muri uyu mujyi ndeba ibyo musenga nabonye igicaniro cyari kiriho aya magambo ngo igicaniro cy'Imana itazwi. None rero ndababwira iyo musenga mutayizi niyo mbabwira niyo yanzanye ahangaha barumirwa. Imana yaremye isi n'ibintu biyiriho. Imana yaremye ijuru n'isi ntago rwose iba mu nsengero zubatswe n'abantu yewe rwose nta nubwo ikeneye ikintu icyo ari cyo cyose kuko yatanze ubuzima ku bantu bose kandi niyo yahaye ubuzima ibintu byose. Ni ukuvuga nanone yahuje amahanga yose ku isi yose kandi yashyizeho igihe kugira ngo abantu bazihane bashaka Imana. Kandi nanone bamushakana umwete bazayibona.
Imana bazayibona. None rero nibyo twari dukwiye gukora bene data. Sawuli yakomeje umurimo kubera ko muri yo turizera kandi dufite ubuzima. Kandi nanone natwe ubwacu turi basekuruza, turi abakomoka ku Uwiteka. Ntabwo dukwiye gutekereza yuko imana z'ibigirwamana zo mu muringa, amabuye, cyangwa se byakozwe n'abanyamyuga. Ubwo ni ubujiji. Mureke tuve muri ubwo bujiji. Hanyuma Imana yarabwihanganiye ubwo bujiji bwose, ariko itegeka umuntu wese gukizwa no kwihana, kuko yashyizeho umunsi wo kuzaciraho abantu imanza ikoresheje uwo mugabo uwo yatoranyije Yesu Kristo. Kandi uwo yamuhaye rwose ubwishingizi ku bantu bose. Yaramuzuye mu bapfuye. Yewe avuze by'umuzuko, abantu barazukara, abantu barazuka. Ibi bintu tuzongera tubyumva undi munsi. Nuko Pawulo aragenda, ariko bamwe muri abo ngabo bakira ubutumwa bwiza. Ntabwo ari bose bazakira ubutumwa bwiza. Harimo abashaka ibyabo. Created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Wherefore, remember that ye being in time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision. No kuvuga nanone mwumvishe ibyo gukebwa no kudakebwa, ariko nababwira ngo mukebwe mu mitima. Ariko muri iki gihe mwari mudafite umucunguzi, mudafite Yesu, muri abanyamahanga ku masezerano. Ntago mwari mufite ibyiringiro kandi mudafite Imana. Ariko ubu noneho muri Yesu Kristo mwebwe mwari muri kure, mwigijwe hafi n'amaraso ya Yesu, kubera yuko ari amahoro yacu. Niwe wazanye guhura hagati yacu. Nanone yakuyeho urwango rwose kandi n'amategeko yose ahamya ibyo. Yakomeje kubwiza Pawulo, kandi ku musaraba yihuje n'abantu bose, yirehereje amahanga yose, kandi yarazutse abwiriza iby'amahoro ku bantu. Barumvishe ijambo ry'Imana, kandi binyuze muri we twahujwe n'Umwuka Wera. Nanone ndababwira ngo ntago mukiri abashyitsi ku masezerano y'Imana, ahubwo muri abaturage b'ijuru, muba mu nzu y'Imana. Ndagira ngo mufite ubushake nanone kandi bwo kubakira ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi na Yesu ubwe. Niwe buye rikomeza imfuruka. Yarakomeza akabwiriza. Uwo nguwo rero muri we inzu yose ihuzwa hamwe rwose, ikabasha kuba inzu, ikaba urusengero rwiza. Kandi namwe mwubatswe hamwe muri ubwo buryo binyuze mu Mwuka Wera. None ndababwira ngo ndi imbohe y'Umwami wacu Yesu Kristo, ndabinginga mugende uko bikwiriye, mwirinde ibya kera, mwicisha bugufi, mwihangana, kandi rwose mufatikanya byose mu rukundo, ndetse muhuriza hamwe mu mwuka n'amahoro menshi y'Umwami wacu Yesu. Pawulo arandika, hari umubiri umwe, hari umwuka umwe, ndetse nubwo mwahamagawe mufite ibyiringiro bimwe, hariho umwami umwe, hariho ukwizera kumwe, hariho umubatizo umwe, hariho Imana imwe iri hejuru ya byose,
kandi nanone iruta byose, kandi iyiri muri mwebwe mwese arabandikira nanone. Niyo mpamvu mwese muri twebwe akwiye kugira ubuntu bungana rwose n'ubwo Yesu Kristo yamugeneye. Ndagira ngo mabwire ngo when he ascended up on high, he led captivity captive and gave gifts unto Paulo yabwirije, none ndababwira ngo what is it but that he also Yesu descended bwe first yaramanutse agera hasi cyane kugira ngo uwo wamanutse ni nawe wazamutse ajya hejuru y'amajuru yose kugira ngo yigarure ibintu byose. Bamwe yabagize kuba intumwa, abandi yabagize kuba abahanuzi, abandi yabahamagariye kuba ababwirizabutumwa, abandi yabahamagariye kuba abashumba n'abigisha kugira ngo abera berezwe umurimo w'Imana, kandi nanone kugira ngo umubiri wa Kristo ube rwose uhawe imbaraga, kandi bose bakomerere mu kwizera ndetse bagire ubumenyi ku mwana w'Imana Yesu Kristo, kugeza ku ubwo bazagera ku gihagararo cya Kristo. Nababwira kandi noneho ntimukiri abana, ahubwo mwirinde inyigisho z'abantu na doctrine zabo, kuko bishobora kuba byabayobya mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko muvuge ukuri mukuvugiye mu rukundo, mukurire muri we muri byose, kuko ari we mutwe, izina rye ni Yesu Kristo. Filime tureba na After Resurrection, Benjamin Missionnaire Kiza ni uri kubibasobanurira nanone muri gahunda ya filime zishingiye ku byanditswe byera n'ibindi byinshi cyane, kuzamura ibyanditswe byera muri bikorwa n'ikipe y'abamisiyoneri VPMSP, Voluntary Pentecostal Missionaries for Scripture Progress. Warasomye amabaruwa ya Paulo, warasomye ibyakozwe n'intumwa. Iki ni igihe cyo kugira ngo nanoneho kwizera ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, ko batubwira Abaheburayo 11:1. Kubera ko kwizera buri kintu cyose kirashoboka mu kwizera. Twumva twizera yuko isi yaremwe n'imbaraga z'Imana, kandi ibyo tutabona biba ari iby'ukuri binyuze mu kwizera. Kwizera kwatumye Abeli atanga igitambo cyiza kirusha icy'agahini. Imana yamwemeye yuko ari umukiranutsi kubera impano yahaye Imana, kandi ubwo yapfaga amaraso ye aracyavuga. Ariko udafite ukwizera ntago wabasha kunezeza Imana, kuko umuntu wese uza ku Mana akwiye kwemera ko Imana iriho, kandi yuko igororera umuntu wese uyishaka. Ni byiza cyane, uru rwandiko ni rwiza rwose, uruboherereze nguko uko Paulo. Kwizera kwatumye Nowa nanone abwirwa n'Imana ibyagombaga kuba, yubaka inkuge. Nanone Nowa Imana yarigiye kurimbura isi, ariko yabaye umukiranutsi akora ibyo Imana yamubwiye. Kwizera kwatumye Aburahamu ubwo yahamagarwa ngo ave mu gihugu cy'iwabo ajya mu gihugu yari buzahabweho gakondo, yarahagurutse akagenda. Kwizera ni ingenzi wa Kristo, kwizera ni ingenzi bene data. Baratwibutsa amagambo aboneka mu Baheburayo 11. Binyuze mu kwizera Sara yizeye yuko azahabwa umwana nubwo yarashaje, imyaka ye ibaye myinshi. Yarazi neza yuko Imana igomba gukura indi sezerano ryayo.
therefore sprang none there nababwira even ngo of one, and him as good as dead, so many as the stars of the sky in multitude, and as the sand arasobanura ibyerekeranye no kwizera. These all died in faith, not having abo bose bapfuye bakizeye, ntago bari bahabwa amasezerano, ariko basaga naho babibona imbere yabo, bakabona bisa naho bibegereye, hanyuma bye bigatuma bavuga yuko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Ibyo byose iyo babivuga baba bavuga yuko berekana ko bashaka ikindi gihugu kirusha icyo ngicyo kuba cyiza. Kubw'ibyo ngibyo Imana ntikorwa n'isoni zo kubita abana bayo, kubera yuko yabiteguriye umudugudu. Barakomeza batubwira Pawulo yakoze umurimo nanone. Kwizera niko kwatumye Aburahamu ubwo yabwirwaga n'Imana gutanga Isaka, nubwo yari yaramuhawe nk'isezerano akamubona ashaje kandi ariwe mwana w'imfura wenyine afite, ariwe mwana we w'ikinege, yibwiraga yuko ari bumuhabwe kubwo kwizera. Yarazi ko Imana izamugarura imukuye mu bapfuye, yizeraga ko Imana yamukura mu bapfuye. Kubwo kwizera ubwo Mose yavukaga, yaremeye rwose. Mose ubwo imyaka yari ibaye myinshi ntiyemeye kandi ntiyakunze kuba umwana wa Egiputa, umwami wa Egiputa, ahubwo ajya kubabarana n'ubwoko bw'iwabo. Ntabwo yabonaga ko ubutunzi bwose bwo muri Egiputa ari ubw'agaciro kuruta kubana n'ubwoko bwe. Kubwo kwizera inkike ya Yeriko zaramanutse zikubita hasi. Bene data, kwizera ni ikintu gikomeye, kwizera ni ingenzi. Kubwo kwizera abatakaje ababo bababonye ari bazima. Kubwo kwizera abenshi barishwe, baratwereka Stefano, kandi ntibemera gukizwa kubwo kwizera kuko bari bategereje kuzuka. Abandi barakubiswe, barokejwe, barababajwe, babakuyemo amagufwa yabo, barabafunze imibabaro myinshi. Kandi abo bantu bose wumva bagiye bahamywa neza ntago bari bakira ibyasezeranijwe, kuko Imana yashimye yuko tuzabibona turi kumwe. None ntago rwose babihabwa tutari kumwe, ntago byaba ari byiza. Nanone arababwira ibyanditse mu Baheburayo igice cya 11, ibi urwandiko rwandikiye Yerusalemu muri 62 mbere gato y'umwaka 62 nyuma ya Yesu yasubiye mu ijuru. Filime ni nyuma y'umuzuko, after resurrection. Bene data, mutari mwakora subscribe kuri channel yacu. Iyi niyo channel yonyine wabonaho amafilime y'Imana. Umunsi ku munsi tugenda dushyiraho amafilime mashyashya. Nimureke kwizera kwacu gukomezwe n'ibyanditswe byera. Niyo mpamvu bene data, reka umuntu wese yihutire kumva ariko atinde kuvuga, yatinde no kurakara. Arimo arabandikira bantu bari abanyamujinya ahangaha, arabandikira kuko umujinya w'umuntu udasoza gukiranuka kw'Imana. None rero ndababwira ngo mwakira ibintu byose mu bugwaneza muciye bugufi, nibwo muzabasha gukiza ubuzima bwanyu. Rurwandiko ni rwiza rwose, rwohereze. Pawulo yakomeje umurimo w'Imana. Nshuti, nawe muri iki gihe Pawulo ntakiriho, ariko wakora umurimo w'Imana mu gihe cyawe. Nimube abakora iby'ijambo ry'Imana rivuga, nimube abumva ijambo ry'Imana gusa. Arakomeza yandika,
kuko umuntu iyo yumvise ijambo ry'Imana ntarikore ameze nk'umuntu wirebeye mu ndorerwamo. Ariko mu kanya akibonamo nyine akigendera mu nzira ye, hanyuma akibagirwa uko yari ameze. Niyo mpamvu mukwiriye mukwiye kuba bakora ijambo ry'Imana. Uyu muntu umeze atyo azahabwa umugisha mu bikorwa bye. Nimba hari umuntu wo muri mwebwe wiyita umunyedini ntarinde ururimi rwe, idini ry'uwo muntu riba ari ntacyo rimaze. Ari kuvuga Abafarisayo. Ni ukuvuga ngo idini ryiza ni ugufasha imfubyi n'abapfakazi, no gufasha abari mu bibazo, kandi umuntu akirinda kwanduzwa n'iby'isi. Iryo ni ryo dini ryiza. Bene data, ibi byanditswe byera cyangwa se filime ishingiye kuri Bibiliya. Nanone turebe urwandiko rwandikiwe Yerusalemu mu mwaka batatubwiye ahantu hamwe harimo ho muri Yerusalemu. My brother, be not many masters, knowing that we shall receive the greater condemnation. No kuvuga nanone mumenye neza yuko ntihagira abantu benshi bashaka kuba bigisha, kuko rwose tuzabazwa byinshi. Ariko nanone nimurebe ukuntu dufata rwose umushumi tugashyira mu ngamiya cyangwa mu ndogobe. Niko nanone arababwira nanone abahugura kugira ngo birinde. Ururimi rero narwo niko rumeze, ni akantu gatoya ariko rukora ibintu bikomeye. Nimurebe namwe, murebe akashashi gatoya k'umuriro kabasha gutwika ikintu kinini cyane. Niko rwose ururimi rumeze mu mubiri w'umuntu, rubasha rwose gucana umuriro utabasha kuzimya, rukageza umuntu mu muriro w'ikuzimu. None niyo mpamvu babwira ngo ururimi ni rwo tuvugisha ibyiza, ni rwo dukoresha. Deadly poison. Therewith bless we God, even the Father, and therewith curse we men which are made after the kandi tukarufumisha abantu. Out of the same mouth ururimi tukarusabisha abantu umugisha, dusaba umugisha ku bantu, tukongera tukabavuma. Ari igishingisho z'ururimi ziboneka mu rwandiko rwa Yakobo. Nanone filime After Resurrection, nyuma yo kuzuka hagiye haba ibikorwa byinshi. Ibi ni bimwe muri byo. Tubabwira ngo VPMSP twitaye ku kintu kivuga ngo tubakorera amafilime akomeza kwizera kwacu. Nimba runamutse wari ucitse intege, usubizwe intege mu rugendo, nuko Imana iri kumwe nawe. Baratwereka ahantu hamwe cyangwa ahandi. Nanone filime After Resurrection niyo turimo tureba. Paul, komera cyane. Ahangaha rwose ukwiye kumamya nk'uko wamamirije Yerusalemu. Aha ni Korinto. Paulo nanone yari akomeje umurimo w'Imana.
nawe uri mu murimo w'Imana ukaba wumva ucogoye, usaba Imana izakongerera imbaraga, usaba Imana izagukomeza. Umurimo ntago ari uwawe, ni umurimo w'Imana. Mujye mwibuka yuko umurimo dukora watangijwe n'Imana, ni umugambi mugari w'Imana. Bityo ntukabe selfish, ntukagire kuwikubira cyangwa ngo wumve ko ibintu uzabyirangiriza n'ayawe maboko. Uyu si umurimo w'abantu, ni umurimo w'Imana. Ni umuntu ashobozwa no gusenga, ni umurimo umuntu ashobozwa no kwemerera Imana agakorana nayo kugira ngo asohoze umuhamagaro yahamagariwe kugenderamo muri Kristo Yesu. Nanone urwandiko rwandikiwe i Roma, Paulo yari afunze ari mu nzu y'imbohe. Filime After Resurrection, misiyoneri Kiza Benjamin arimo ayibasobanurira. Nanone This know also, that in the last days bandikire ngo mu minsi y'imperuka perilous times shall come. Hazaba ibihe bikomeye. Abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, batukana, batumvira ababyeyi babo, batarabera, batera, badakunda n'ababo, barenganya. Bandikira urwandiko niko rumeze. Uru rwandiko yarwandikiye Timoteyo ari muri gereza. Bazaba batanyurwa, fierce, despisers of those that are good, banga iby'Imana, bagambana, bangana, high-minded, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Niko bimeze muri iyi minsi. Having a form of godliness, denying the power thereof. From such turn away. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Urwo rwandiko rwagombaga koherezwa muri Efeso aho Timoteyo yayoboraga. Paulo yarwanditse afungiye Roma. Noneho rero rwandikiwe nanone i Roma. Nimukomerere mu Mana no mu mbaraga z'ububasha bwayo bwinshi. Nimwambare intwaro zose z'Imana. Rwandikiwe Abefeso. Nibwo muzabasha gutsinda ingabo zose za Satani. Kubera yuko mutarwana n'abambaye inyama n'amaraso, ahubwo murwana n'imyuka mibi n'ibifite ubutware by'ahantu ho mu kirere. Mwambare intwaro zose z'Imana. Mwambare intwaro zose z'Imana ku buryo mubasha guhagarara mu minsi mibi. Bene data, twambare intwaro zose z'Imana. Abefeso igice cya 6. Nimwambare intwaro zose, mwambare ukuri, kenyera ukuri. Nanone mufate imyambi. Barakwereka hano ntabwo uyu musirikare abasha gutsindwa, afite intwaro zose. Nanone kandi mwambare ingofero ariyo gakiza. Nanone kandi mukomeze musengera abera bose. Paulo yakomeje umurimo we. Filime ni After Resurrection cyangwa nyuma yo kuzuka. Weho ndagutongera mu maso y'Imana no mu maso ya Yesu Kristo, uzacira imanza abazima n'abapfuye ubwo azaba yagarutse. Bwiriza ubutumwa bwiza,
Be instant in season. Mu gihe kigukwiriye n'igihe kitagukwiriye, uhane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose, kuko mu minsi izaza abantu batazihanganira inyigisho nzima. Yandikiraga igihe kigiye kuza, abantu ntabwo bazakunda inyigisho nzima, ahubwo kubera amatwi azaba barya bazigwiriza abigisha bahuye n'irari ryabo, bazava mu kuri bave mu kwizera. Ariko muri byose ukora umurimo mwiza w'ubuvugabutumwa nk'uko bigukwiriye, kubera yuko ubu maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro. Narwanye intambara nziza, ndangije urugendo rwanjye neza, narinze ibyo kwizera. Barakwereka ni Pawulo. Ubu noneho mbikiwe ikamba ry'ubugingo, iryo Yesu Kristo bagiye kumuca umutwe. Ni Pawulo azampa kuri urya munsi, ariko si njye njyenyine, ahubwo n'abakunze kuzaboneka kwe bose. Pawulo yapfuye atyo, apfa asoje umurimo. Ayo magambo yanyu